Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri wa gatanu w'icyumweru cya mbere cya Adventi, tariki 5 Ukuboza 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 29, umurongo wa 12 kugeza ku 24. Hasigaye igihe gito maze ishyamba rya Libani rikaba ryahindutse umurima w'imbuto ziribwa, naho umurima w'imbuto ziribwa ugahinduka ishyamba. Uwo munsi yipfa amatwi bizumva amagambo y'igitabo, n'impumyi zasohoke mu mwijima w'icuraburindi maze zibone. Abaciye bugufi bazarushaho kwishimira Uhoraho, n'abakene banezerwe kubera nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Uko umunsi uzaba ari iherezo ry'abategetsi b'abagome, abashungerezi bagakozwa isoni, n'abashaka gukora nabi bose bakarimburwa. Bizagendekera bityo abagambanira abandi mu mvugo yabo, abatega abandi imitego mu manza, n'aboshye intungane gukora nabi. Nicyo gitumye Uhoraho Imana y'inzu ya Yakobo, we warokoye Aburahamu avuze atya: umuryango wa Yakobo ntuzongera gukozwa isoni ukundi, n'uruhanga rwe ntiruzongera kwijima, kuko abana babo babonye ibyo nakoreye muri bo. Bazatagatifuza izina ryanjye, batagatifuze nyir'ubutagatifu wa Yakobo, bityo bazatinya Imana y'Isiraheli. Imitima yahabye izahabuka, n'abatavaga kwizima bemere kwigishwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 27. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho n'urugero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Ikintu kimwe nasabye Uhoraho, kandi nkaba ngikomeyeho, ni ukwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose yo kubaho kwanjye. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigira Uhoraho, ukomeze umutima w'intwari, rwose wiringira Uhoraho. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Magambo w'ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 9, umurongo wa 27 kugeza ku 31. Muri icyo gihe Yezu akomeza kugenda, impumyi ebyiri ziramukurikira zisakuza ziti: mwana wa Dawudi, tugirire impuhwe. Ageze imuhira, impumyi ziramwegera maze arazibaza ati: mwemera ko ushobora gukora ibyo ngibyo? Ziti: yego Nyagasani. Nuko abakora ku maso avuga ati: nibabere uko mubyemera. Nuko amaso yabo arahumuka. Hanyuma Yezu arabihanangiriza ati: mumenye ntihagire ubimenya. Ariko bagitirimukaho bamwamamaza muri icyo gihugu cyose. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhure na Nyagasani, buri munsi ubona Imana. Ikizakubwira ko ubonye Imana ni ukuzayereka bagenzi bawe, abo muzahura nabo bazabona ko uvuye ku Mana koko. Ikimenyetso cy'umuntu wahuye n'Imana nuko yamaze guhura n'Imana ahura n'abandi, kandi bikagenda neza byose kubera Imana. Amasomo y'uyu munsi akuyemo ijambo rimwe ryitwa urumuri, cyangwa turaza gutondagura inshinga yitwa kubona. Nawe uze kureba niba ufite amaso yombi, ese uracyabona? Ingingo remezo iragira iti: kuva mu icuraburindi. N'icuraburindi ry'icyaha, kuva mu cyaha. Kuva mu cyaha nibyo bidufasha gutungana Nyagasani tukamwegera uko bikwiye. Isomo turi kuzirikana muri no minsi rya mbere riri gutwerekeza ku mahoro, ibihe by'amahoro. Umuhanuzi Izayi araturarikira amahoro. Ubwo twumvise ishyamba rizahinduka umurima w'imbuto, akantu nakomeje gutekerezaho, nyamaze gutekereza ku ishyamba ibihakorerwa. Ishyamba hamwe inyamaswa za zindi ziryana, za nyamaswa zirumana, za nyamaswa zicana, ubugome, ubugambanyi, ubugira nabi, nibyo bibera mu ishyamba. Naho mu murima habamo imbuto, habamo imboga. Bya bindi byerekeza kuri za mbuto na za mboga zigira umurimo ukomeye cyane mu gutunga umubiri, ya vitamine A ituma uriye za mbuto, uriye za mboga ashobora no kubona, bikamurinda ubuhumyi. Ibi biratwerekeza cyane cyane ibikorwa bibi by'ubugome bituma duhuma amaso tukajya mu mwijima. Hanyuma twakora neza ibikorwa byiza by'urumuri tukaba turahumutse nyine kugira abandi neza. Dushatse iri somo twarihinirira mu myuga ibiri. Inyamaswa zirisha
n'inyamaswa z'indyanyama. Iz'indyanyama za zindi zigira amahane, za zindi zigira ubugome, nk'intare, ingwe, ibirura, inyamaswa zirisha intama, ihene, inka. Izo ni inyamaswa zo mu rugo. Nawe uze kureba niba ibikorwa byawe atari bituma uguma mu ishyamba ukaba uri kuruma abandi, uri kuryana, cyangwa n'ibikorwa byawe ari byo kurisha amahoro, ituze, kubana n'abandi neza, kubana n'abandi mu rugo. Ese uri mu ishyamba cyangwa uri mu rugo? Yibaze nanjye nibaze. Ni nabyo muri ibyo Zaburi aturarikira kwerekera ku Mana, uha n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. N'ivanjiri uno munsi harimo urumuri ubwo twumva impumyi ebyiri zisanga Yezu ati, mwana wa Dawudi tubabarire. Iyi nyito ya mwana wa Dawudi irerekeza kuri Mesiya umucunguzi dutegereje twese, waba uzaza gutubohora, waba uzaza kuduhumura. Urumuri rw'amahanga, Lumen Gentium, Kristo urumuri rw'amahanga, kwa kundi umuhanuzi Simewoni abihanura igihe amaze kwakira Yezu mu biganza bye. Urumuri rw'amahanga, uwo ni Yezu Kristo turangamiye. Uwo niwe rero uri ku nzira arimo ahumura izi mpumyi. Dutangazwe n'ibintu byabereye muri Novanjiri. Izi mpumyi ngo zari ziri ku nzira, nuko ko zakomeza zitakamba, bishoboke ko zakomeza gukurikira Yezu kugera hehe? Kugera mu rugo. Ako kari umubyeyi, kugera ku nzu aho Yezu yaratuye. Yezu yaratuye hehe? Umwana w'umuntu ntagira harambi ku musaya. Ibi gatwerekeza uburyo Yezu aba ari kugenda akiza. Ashaka kugukiza uri ku nzira, ashaka kugukiza wageze mu rugo imuhira, nuko Yezu azijyana imuhira. Aka kantu k'imuhira karatwerekeza uburyo umwihariko wacu, aho dusanga Yezu, aho Yezu aganje mu ngoro ye, nuko akadukiza. Biratwerekeza cya gihe twagiye gusenga mu kivunge n'abandi benshi cyane ku nzira, ariko ukaza gusigara, ugasigara urwaniriza Yezu ibibazo ufite, agahinda ufite, ibikuremereye, ibigushavuje, nuko ukabibwira Yezu muri mwenyine imuhira, nuko Yezu agagukiza. Uburyo Yezu adukiriza mu rugo. Ibigukiriza Yezu mu rugo kwiza impumyi ntabwo ari uko Yezu yarananiwe kuzikiriza ku nzira. Dutinde gato kuri urusaku rw'izi mpumyi, rare cri, uko zitabaza Yezu kugira ngo azitabare. Natwe mu buzima bwacu duhura n'ibibazo, uburwayi n'ibindi byose bitubangamira. Ese tujya twibuka kubwira Yezu tuti, mwana wa Dawudi dutabare, tubabarire, cyangwa dukomeza kwicecekera? Natwe dukomeza dutabaze Yezu. Kandi dutinde cyane aha Yezu abakirije, aha mu rugo. Aha mu rugo byerekeza cyane cyane aho Yezu atuye mu ngoro ye, muri tabernacle, gushengerera, kuza kongera gufata umwanya ukajya kuganiriza Yezu, ugasura Yezu, visite sensa koma, mukaganira. Aho niho Yezu atuye. Agakubwira, nanjye kuvuga kari mu rura, agakubwira byose nta na kimwe gukinze, akagukiza. Ukugukira kandi ni ugukira kuri roho cyane cyane, uku kwemera kubakijije. Ati turabyemera rwose ko wadukiza. Ngo kwemera kuje Yezu ushobora kudukiza atubwiye ijambo, kimwe n'uko yadukiza adukorezeho igikorwa. Ikindi twazirikana ni uko Yezu natwe, nanjye kuvuga, adushyiramo imiyaga, akatubaza natwe uko tubyifuza. Notre liberté, uko Yezu aduha ubwigenge mu mukiro wacu. Bya bindi Mutagatifu Agustin yavuze ati, Imana yaturemye nta ruhare tubigezemo, tutanabizi yewe, ariko mu kujya kuducungura bizagomera uruhare rwanjye n'urwawe. Notre participation dans notre salut. Nyagasani nanjye arambaza ati, ngukorera iki? Nawe nabikubaza umubwira uti, Nyagasani mpakubona, Nyagasani mpagukira, Nyagasani mpakugendera neza mu nzira zawe, Nyagasani mpakuva mu icuraburindi, Nyagasani ndi mu mwijima, iki cyaha kingureho, iyi ngeso mbi yananiye, Nyagasani ndayigutuye, uyinkize ku neza yawe. Nawe Yezu ari gutambuka ku nzira, niwumva ijwi rye uze kumutabaza uti, Nyagasani nanjye ntabara. Araza kugusubiza ati, ngukorera iki? Nawe uze kumusubiza uti, Nyagasani mpakubona. Nyagasani koko turi mu mwijima w'icyaha, ingeso mbi. Dukeneye umucunguzi, dukeneye Mesiya, dukeneye udutabara, dukeneye urumuri rw'amahanga, dukeneye kuva mu icuraburindi mu mwijima. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umudogiteri umwe warurangije kwiga amashuri medecine, ngo abona uburyo yashakaga akazi, amaze kwiga, amaze kuminuza, ari umudogiteri uzi ubwenge, ariko yabona uburyo asaba akazi bagakamwima, yabona uburyo bamuriraho amafaranga, yasaba akazi agakabura kubera ari mwene ngofero umwuzukuru wa Rushati,
urubanza rwe bakarumweraho amazi akaza agakabura kubera amanyanga ndetse no kumuriraho ruswa, afata icyemezo gikomeye cy'uko agiye kwikorera ku giti cye agashinga ivuriro, bityo akikorera ku giti cye kuko arabona aho ahereye asaba akazi bakomeje kumuca amazi, bakomeje gukamwima. Nuko dogiteri bitewe n'ubwenge yari afite n'ubwo bumenyi yari afite, afata icyemezo cyo gushinga ivuriro agira ngo anace n'ako karengane uburyo abantu barenganya abandi. Uwo mudogiteri ngo yari afite imiti ihenze cyane ndetse azi no kuvura. Nuko ngo aza gutanga itangazo aho yavuriraga ry'icyapa, aravuga ati umva rero, iyi bitaro uzabikiriramo, angaha uzaza guhivuriza wese azakira. Kugira ngo tukuvure indwara yose uzajya utanga amadolari 5,000. Nanone ninguvura ntukire nzajya gusubiza nkubye kabiri. Ubwo yari kumuha amadolari angahe? 10,000. Nuko ngo umukire umwe watambukaga aho ngaho aza gusoma rya tangazo, aravuga ati uzi ko ngiye gukira bikomeye, amafaranga make nzayarye, ngombe kuzayarya ayo mafaranga amadolari 10,000. Uyu mudogiteri ari gukangisha abantu. Nuko wamukira afata icyemezo ko guhera ubwo ajya gushaka uburyo bwose y'amadolari azayigarura, azajya kwivuza nyine atakira bakamusubiza y'amadolari 5,000 ukubye kabiri. Nuko aragenda agera kwa dogiteri ngo arisuzumisha. Wamaze kwisuzumisha waravuga ati dogiteri, ubu ngubu mfite ikibazo kiremereye, sinjyumva uko ibiryo bihumura, nta peti nkigira, sinjyumva uko ibiryo bihumura, sinjyumva niba ibiryo biryoshye cyangwa bibishye kubera ururimi rwanjye rutagikora neza. None rero nanije kugira ngo mvure. Nuko dogiteri ngo aragenda yikoza muri farumasi ye ngo fatamo agacupa kari karimo umuti, aramubwira ati uyu muti uzajya uwufata 3 ku munsi, urahera none aho ufata. Nuko wa murwayi ngo afata wa muti, amaze gufata wa muti ariyamira ati koko dogiteri uranyishe, koko umuntu w'umugabo umpaye inkari, koko aka nagacupa cy'inka rumpaye. Nuko dogiteri araseka cyane ati yo, ndishimye cyane ko wakize kubera ko waje utumva impumuro, ntumenye gusobanukirwa niba ikintu kiryoshye cyangwa kibishye, ndishimye ko ukize. Ngaho rero amadolari yanjye 5 yashyire hariya. Nuko wamukire y'amadolari 5 aba yashyize hariya. Wakize. Nuko wamukire ngo aragenda n'ubukana bwinshi, ageze mu rugo avuga ati mpaka ubutahari amafaranga azayagaruze. Ubukurikiye ngo ajya kwivuza kwa dogiteri. Wagezeyo aramubwira ati umva dogiteri, mfite ikibazo cyo kwibagirwa cyane, nta kintu nyibuka, natakaje ubwenge, nta kintu nibuka. Dogiteri ngo yikoza hirya yikoza hino, ngo abwira umukozi we ati genda unzanire umuti wa wundi ejo twahaye kuri uyu murwayi, umumpere ubundi uraza kumuvura. Nuko wa murwayi ariyamirira ati dogiteri, ejo wampaye uriya muti w'inkari, none ugiye kongera kumpa? Nuko dogiteri baramubwira ati très bien, wakize. Numvise ko wakize kuko watangiye kwibuka ko ejo naguhaye uriya muti, wabyibutse rero ubwo wakize, nta kindi, mpereza amafaranga yanjye. Wamukire nanone yongera atanga bya 5,000 y'amadolari 5,000. Wamukire arashavura cyane uburyo dogiteri amuriye amafaranga kandi yumvaga ari umunyabwenge. Afata icyemezo ati noneho ku nshuro ya 3 ndagaruka, noneho ndayarya, yibuze nzahombe 5 gusa, ariko ndi ngomba kuyazana amadolari 10,000 ngomba kuyazana. Nuko aragenda asubira ku nshuro ya 3 agiye kwisuzumisha. Wageze kwa dogiteri aramubwira ati mva dogiteri, noneho narahumye, ubu sinkibona, narahumye neza, ndashaka ko rero umuti uza kumpumura mu maso. Dogiteri aricara avuga ati uyu muntu maze gutwara amafaranga ye amadolari 10,000, urere igisigaye ngiye kugufasha nyuma yuko nagiye nkuvura. Ubu ngubu ndabona uburwayi bukomeye cyane, bishoboke ko nshobora kuza kuguhana transfer kugira ngo ujye kwivuriza ahandi, ndabona bikomeye. Rero ndaba ngusubije amafaranga amadolari 5,000 mu gihe nkiri gutekereza ibitaro bindi ngiye gukoherezamo. Nuko dogiteri ngo afata inote ayihereza wa murwayi. Amaze kuyimuhereza wa murwayi ngo ayirebye ati dogiteri,
ko ari amadolari 100 mpaye kandi warumbwiye ko ugiye kumpa 5. Dogiteri ati ayi ahubwo ndatomboye ubwo wabashije kumenya gutandukanya inote ya 5 n'ijana wakize byarangiye wakize umuti wanjye wakoze ungubu ahumutse uri kubona neza ahasigaye mba amadolari yanjye ko ari 5,000 ubundi witahire sinjya wahera. Nuko dogiteri acyura amadolari 15,000 naho ndiwe agenda paramasa agenda yivovota. Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Nuko mwarimu uri kubaza abana ibyerekeye n'ibi bitaro by'udogiteri arababaza ati ukuye muri he somo? Nuko abanyeshuri barasubiza bati kutiruka ku bukungu bw'iyi si, kutaryarya, kutabeshya, kwirinda kugendera mu kinyoma. Uko ikinyoma gishobora gutuma ukena, kutagirira ry'ibintu, kutararikira ubukungu bw'isi, ahubwo kurangamira Imana. Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Nguko kwa kuri guca mu ziko ntigushye. Kuri nose uzasanga abantu benshi turi kwiruka ku bintu, ariko ubuntu bw'Imana bwaratwihishe. Uzasanga kenshi turi kwiruka ku bantu, ariko ubuntu bw'Imana bwaratwihishe. Uzasanga kenshi cyacu turi kubeshya ati ndarwaye, ndarembye, ariko imbere hari ikindi kintu ucunze ati mu ruhushya ndarembye, uruhushya ku kazi ati ndarembye, ariko hari ibindi byinshi ugiye kwirukaho. Ikinyoma. Umwanga niwe uvuze ati uramutse ukize ku kinyoma, uramutse ukize gukubeshya, ukareka kubeshya, n'ibindi byaha byinshi wabikira. Akenshi usanga ubuzima bwacu ari ukubeshya mugize ibinyoma. Niyo mpamvu hagombera Mesiya uje kutuvura iyo ngeso yo kubeshya, kuryarya. Haragombera umucunguzi uje kuducungura adukize, kuko muri iyi si hari abantu benshi babeshya, abandi benshi bakwirakwiza ibinyoma. Haragombera Mesiya uza kuduhumura adukure mu icuraburindi maze dukire. Yaba twemeraga ko natwe turi impumyi kubera ibyaha dukora, turi mu icuraburindi ry'icyaha, ubeshyi, kugambana, ibinyoma n'andi macabiranye yose, natwe twagagiye ku nzira tuti mwana wa Dawudi tubabarire, mucunguzi w'abantu ngwino tabara abantu, ngwino dutabare, twebwe tunaniwe, dushavurwa n'icyaha n'ikinyoma. Ibinyoma biri kubera hano ku isi, abari gutsikamirwa, bene ngofero abuzukuru ba Rushati, hano ujya gusaba akazi, urubanza rw'abakomweraho amazi, n'ibindi byinshi cyane biri bibera hano mu isi. Nyagasani dukeneye umucunguzi, dukeneye Mesiya. Icyanyuma twaza gusorezaho no munsi, naho hose dusanga Yezu, usanga Yezu imuhira, Yezu akadukiriza imuhira mu ngoro ye, tukongera tukagaruka tukajya gushengerera tugahura na Yezu. Mutagatifu Inyasi wa Loyola niwe wavugaga ati uko urushaho kwegera urumuri niko urushaho kubona ubwandu bukuriho. Amen. Bishatse kuvuga ngo nurushaho kwegera Nyagasani ukarushaho kumusanga hari akagusanganira mu ngoro ye ugasenga, uzarushaho kubona icyaha cyawe, kuko iyo usenga nibwo ubona neza ububi bwawe. Iyo turi imbere ya Yezu turi gushengerera, turi guhangayeza amaso ubutungane nyakuri, nibwo natwe tubona icyaha cyacu. Rero nushaka kujya imuhira, fata akanya ko gushengerera, uganire na Yezu, byibuze iminota 10 ku munsi, ugira uburyo watambuka mu ngoro y'Imana. Ubwo Yezu ureke Yezu kwigarurira, umwumve, uve icyo ushakaho. Kumva Yezu, kureka Yezu akadukiza, kureka Yezu akadukoraho, iminota 10 yo kuganira na Yezu, yo gutuza iwacu tugatura mu ngoro y'Imana. Akenshi muri no si twiruka ku bintu byinshi tukabimara amasaha ndetse n'amasahani menshi, ariko tukaza kwibagirwa kurira ku isahani y'Imana. Iminota 10 kuganira na Yezu kugira ngo kwiyinjiremo, duhange Yezu amaso, tumurebe. Nitumureba nibwo tuza kubona koko. Iyo urebye Yezu nibwo ubona by'ukuri. Kongera dutekereze no kubindi byinshi biduma amaso, kubera iki ntabwo twabashije kureba Yezu. Ninkubona Yezu ndakira, nibasha kureba Yezu nzamubona, ubundi Yezu ampumure nkire, mbone ibintu uko biri. Kubona ibintu uko biri ni ukubona Imana, namara kubona Imana ngabona n'abandi uko bari, kandi ibyo ukabikora ryari? Buri munsi. Nyagasani duhe kubona. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari Yesu Mukoransilas wa Diocese ya Cyangugu.